Ntabwo rero nshaka umugabo wo kuza kundongora, njye ndashaka iki uwo kurongora. Uriya nzira umuntu mfumbata ngo ya papa sinjye nshyigikira umugore umfumbata. Wowe niwumva rwashennye uhagurukire muri rimwe utere mwabiri ubundi umva wagera wigireyo ntuze kunyegera, sibyo byiza? Wowe duhaguruka aha wishyizemo akabaraga wumva ntugiye kurasa imondo. Yes. Mbese wumva kwa kundi bajya ngo nujya kurasa imondo yewe nama uzayiguyaguye, yewe nama uzayirase muji. Niwumva bigeza ushaka kwirasha mu jisho rero duhaguruke tugenda uhita utimbira mutamfashe. Oya nditunatuna nanjye ngo tiku sawa rero taguhombanya gira cyabyo ubundi se ngese ndi Yesu kuryo naje gupfa mbaye umugabo amaze gukuramo nanjye nkuyemo imyenda urabona nakanaryama usibye imyenda mpinduye yonyine nkajya muri dushe ngafata igishabazi uhamagaye ngamushti zasubungiriye neza wanyishuye mwishura se bamukaratasi we yubanza ukareka nkabanza nkanumva ngiye twasezeranye ko nifite ibirarane by'imyaka 6. Umugabo nibwo yaratanakuramo nakugeze we tangwa mushiri. Hari ibintu bibi tugendane neza kugira ngo mwishyure. Nushaka kungerukana umva ndagukoma. Hello. Harya se wambwiye ngo urashaka kurongorwa? Umugabo namukuboneye mwiza cyane. Ako ujya wumva ugira amatwi cyangwa yagiyemo injire. Nakubwiye ko nshaka umugabo wo kurongora, ntago giye nakubwiye ko nshaka kurongorwa. Do you understand? Ampaye. None se wahindutse umugabo ryari se mere ukuri umugore? Mva nkubwire wa musore, niba byakunaniye kumubona ureke nishakira undi uzamuma. Nge mfite ipinda ryanjye. Ntabwo rero nshaka umugabo wo kuza kundongora, nge ndashaka iki uwo kurongora. Niba utumva ikinyarwanda uvuge mvuge icyongereza. Ako kanu kipinda rero ni keza. Humura ndaje mu gushakire rwose umugabo uzarongora. Kwa harira ne umugabo w'igikwerere n'amafaranga ntazayanga. Kare kose. Kandi nanjye komisiyo yanjye kabiri tayari. We muzane ibindi umbaze. Nota minota ya 500 sojya nzamuguha. Ayo ni make cyane wanzaniye umugabo nshaka. Sawa rero ubwo nko kuwa gatandatu muri weekend nzamuzana munabonane muganire mwicare nanu mumwe n'agacupa mupange business yanyu nyine yo kubana no kurongorana. Sawa nari ibindi ntabwo bizabikureba. Wallahi Shano jebu sarankejejera shamba ko bavuga. Sasa naje yemeze bite mukomere inshuti yanjye commissionnaire international qualifié yongeraho qualifié karite nufite na quantité byose na karite byose ko naye nabyiteguye umva ariko nkubwire cyo tangiye byakunoka uramenya utambuza amahirwe kubonera ifaranga gute se kandi umugore numvishije afite condition uzikomeye cyane. Ikintu cy'ingenzi cyambere ugiye gukora ese kurya umusirimu nkajya yamwanga ugiye kugenda ufata iki amazi ukande mu mabinga yawe agende asubire kuko ngo arashaka umugabo ufite imisaya igororotse. Ako man noceje undi ko nirebye muri miroir mbona amajigo yanjye ari kugenda yiyongera. Niba ikintu ndyama nabi njya nabi bigenda urya nabi ese kurya nabi bizamura amajigo yagezo yahishe. Umva ikindi kintu cya kabiri arashaka ngo umugabo mwiza w'urwego muremure. Ikintu ugomba gukora niba uri bugenda hari ugafata nk'imigozi ukayizirika nko mu gisenge ukajya ukarara uyipejeje gutya wenda ku buryo uzamuka ukiyongera. Nakashaka umugabo ureke n'ifuni hano shaka nayahuresha ese ubwo umugozi ngiyemo ngahanuka uyu ugerageze bishoboka byose nibura ku burebure bwawe yongera santimetero nibura nka 15. wafite imyaka ingahe ugereranyije? imyaka yamujyanye ko afite amafaranga kandi niyo y'ingenzi nuko kujya guhekenya igufa ariko ukabona ifaranga. Umva n'ikindi rero noneho cya gatatu niba ukora siporo biransaba kwigira impyisi. Dore umve iki kintu ugiye gukora ni ukora siporo
izo siporo bukore sumbaze ngo nizihe ariko nabonye abasore bakora siporo gutya zagapine iyo nda yawe imeze nk'igikeri nyamaboko ikagenda ukayihisha yenda ko ari nyinjiza mu nama ko ari bituma nsangira agacupa n'abakomeye ibintu byose mwana nimuzanye mubibona oye iyo ndayihisha ni kugira ngo tugere amafaranga kandi afite bitongo nka miliyoni cyo ukora ngo nkamakana kuko nagiye mbaza no ku ruhande afite imitungo amakuru ndayimurya kandi n'ikindi kintu ugomba gukora nanone ikora siporo ku buryo ugira imbaraga nyine hari hepfo mu majyepfo warashaka umuntu uzajya murekuriramo rokete ukagira ngo ni za rokete ubuse muri crane akajya yumva intati y'intera buntu ya cyamatara yokotse mu ibuto aho ikura imbishya ku mutima igatera imbere biri ku mubiri ese nkamuhwanye icyo cyo n'igitsinda iriya mitungo yose uzaba wayegukanye ubwo nanjye nanjye nimarayo gatatu akagari katarampamagara kuko nteze urusaku muri karitsiye ubwo nanjye nzaba nsinzwe oya nanjye nzaba nsinzwe setu nzaba nyamanitse urabizi nanjye ndi mubi ndisatura ndisakumba ndi byose oya kwiyo ngingo yo kabisa ndakwizera kuko uri umugore w'agatabazi ngo naramuzengereje nambaye neza se bituma atana umugabo oya wambaye neza ariko none wimvangira kuri style uri umugore ashaka umuntu ugaragara nk'umujene ugomba kujya ugerageza ukaneregeza ugashyamo akantu k'agapokete ka buhoro buhoro mbese amanura ukagenda gutya nyine abona ko uri umuntu w'umujama w'indi pokete gutya noneho akandi kantu nabonye ko akunda abasitari ni ukugenda ukiga tuba tumutwa ba Chris Brown gutya ngo ba Chris Brown bari yakuri tuba tunabakubita twagutya ngo no love tuba ukatumenya urumva iki arabatagutumye zirofote kuko urumva umusatsi ubwanwa sirakongera zirofote zo nta kibazo ubwo rero ni wakwishyura ariko oya ariko nawe imitungo ye gusa mama 10% mu byazabo ibyo byo twanze tubyumvikaneho atari ibyo ndahita nshaka undi muntu wo muca muzankorera geste ari intanga umva rero muzehe byakunoka uri hamugore ni muhura umusuze mu gifaransa abone ko wiza amashuri y'abafaransa yamaze on te queme jamais oui d'accord uva Timonique chez Thomas narasomye kandi gicenya uramutsindira rero gahunda twahanye nawe nuko mugomba guhura kuri kakabiri karako kwa Mathias ahubwo de n'amasaha yagiye umva naye ndamukubita imitoma ikariso yiture hasi imitoma wagira ngo warayize nakuze bumva none igisigaye rero ndumva twagenda rero tugende noneho ariko ni hano duce hano afite byana bingahe se sha icyo byabana bireke afite abana ni bane akabona ntacyo bavuze bazankora mu nsina z'amatwi sha nta nubwo babana byose byarashatse tajya nabikubita nzane kandi ayambishwe nzugucunga nugucunga nabyo nabitikura nyine ubwo se byagutanye twagiye bizabifata neza ngahe buse n'igihe kira buse nisangaye umuntu wari wambye ngo arabarazinduka buse nisangaye kwesha nanga imbwa ngahura nazo genda mutareba byakuntu dore nguye zikuriye niga ugenda utareba reka ntabwo twarebaga bonjour monsieur I speak English good some good ariko ariya mine yarakizi cyongereza n'igifaransa it's okay nako nawe nta gahunda ugira gahunda yo ndayigira urayigira se guzinduka busa n'igihe kikwerereba kuko nasanze ari utunaremo aratunganye yamara amagara abakozi be ngo hinge neza ibirasi mbese no kwegeranya ibyangombwa hakwamubonye dore nahamuzajya uracinje iki injege y'umugabo kuramo ingofero ndore nanshwe cyakora nicyo kintu cya mbere mbonyeho ntaramucakinga n'ibindi nkunda umugabo tufite utuvi turinganiye haleluya yari yarabivuze yari yarabivuze ni bogari kuri gahunda ya gutya noneho ni gutya uramfasha se igikapu se wamutwaje
kirashana ubutwaza ntabwo umugabo nkunda nta ibintu byo kibazo. gutwara erega ndi umwamikazi nta kibazo. cyakora ari telefone nayigutwaza ariko ibintu ubwo rero none se nyine Nojibu yari yambwiye ko mukeneye umuntu w'ibigwi w'ibirindiro. Hari amateka mfite wenda nabanza kukubwira. Narongoye umuntu arasara undi yaturitse amatako undi abo muri karitsiye buriya nibo babizi. Ese mu ijambo rimwe ndi inkingi ya mwanga, ndi ntwari ku buriri. Ongeraho kuri n'umusizi ubizi uyarasigaga bagasigara basiganuza bibiyana azuna kuririmba ndi umuhanzi nande yamagara babazwa nuko ari ibyo wabuze gusa kandi gayubahe arewe bibiyana nshuti neza mugiye ko nkunda umugabo uzi kubyina. namubwiye ko ariko umugabo uzi kuririmba ukunda kubi utetesha utanga keya. nacurangaga muri orchestre Recitade. Ikibazo ni kimwe upfa kuba uzi kwigira gutya ariko ukaza kunanirwa n'ikintu kimwe kandi nicyo kiri ku rutonde. ase naje nshaka kukubaza ndakumva buriya wabonye ndi guseka ukagira ngo uyu mugabo namwishimiye. ni mwiza Ni mwiza se ngawe okay ni mwiza. Nyereka ibintu bibiri byonyine kana kugwa byinshi. Nyereka bibiri binyereka kari mwiza. ni bogari Aha. urumva urabona ko rwose agize n'igisambo kibatera nuko gifataga ndakishwigereza. Bogari yawe data wambyaye yewe afite nta misayira umva mubwire rega matwi wowe ntago mitiramo nege wihitiramo. Uyu mugabo ureshya n'ifuni handi mbwa. Uyu mugabo utatuma mu rutoki ngateme igitoki atuye ku rwego. Uyu mugabo ufite utuguru umutwa bene rupfu. Uyu mugabo washize minzi Imana y'isi n'ijoro we. Uyu niwe wanciraga 500. Ereka buriya Hega matwi ndakumva uramusubizayo ntumusubizayo. umva nkubwire mabuja Ariko yewe ibyo mbwira yego mwana wabuze yewe data umva buriya rero ubugabo si ubutumwa kumubona gutya igikorwa cy'uburiri cyo acyumva neza. Ibyo ntago bindeba ibijya gushya birashyuha. Abahinzi iyo bahagurutse ari banore bucyura umubyizi ndamubona. Rero uyu nta mugabo murimo zero. bivuga ko nta mari mfite Na pasigare we yewe na windeba ntabwo ari igihe wakuzanye. Ubwo umukomisiyoneri yagombaga kukubwira uburyo nteye akakubwira umugabo nshaka uko ameze. Ntago nagutumye ifuni. Ntago nagutumye uyu mugabo ureshya n'ifuni yitwara umanura imbaba. Silivopure wazi bifaransa subundi warize narize weza he neza mu Bufaransa. ngambwira igihugu gikuru cy'umurwa w'Ubufaransa mbwira numve. Ni Tokyo. Ya mama we wasoma bayida we uzuko wize koko hano nade. Uyu mugabo ntawe nshaka pe ntawe nshaka. Ariko reka wenda ntabwo wampinga utampaye umwanya ngo nivuge. Urashaka kuvuga biki? Ngewe rwose uvuga n'uyu kuko niwe wakuzanye. ngaho mva reka dufate umwanzuro woroheje mba rugendo umutesting biki ariko ko namubonye narangije kumubona kare mu gikorwa nyamukuru ndi rutikura n'ikimunanira ndi umushakamba utagira imbeho mu nda. umubwire mite nshaka undi je naciye ukubirira imisozi ntabwo ari bwa bundi burara bupuriza imisozi mu gitanda. Bose mbabari ugenda umutesting umva nkubwire nativuga ari ahantu wagaragaza ubugabo bwe. Nje noneho reka nkubwire nturara udatwise umenye ko naho nyumvira noneho ubwo se iyo nda yarari igiyemo niyabazimu ni nyabingi nibiki niki kiwanyu ni ubundi ngende rudahusha wanyu ni ndi umushi kandi umushino change pas kandi ngabashi bakunda inyama baba cyane. Ariko ubundi ko mpora numva bavuga ngabashi bakunda inyama ngaho ngeze Imana uri n'umushi ni inyama z'inyama ni inyama z'inka cyane inyama z'umuntu
twebwe ntabwo turobanura zipfa kuba ari inyama za Nyama ni nyama. Nyama ni nyama. Ukiwa mtu nitakula, ikiwa mbuzi nitakula, ikiwa umbwa nitakula. Nyama ni nyama. Ariko navyo Mimi niko mushi. Reka twumvikane kandi unyumva ibyo nkubwira. Ndakumva rwose Reka mujyane kuko uriya nagiye kumugutuma numva na rido. Ikindi kandi Byarengeza. nkubone nambaye gutya reka nze nkwereke. Ndi n'umusitari. Sibyo? Ya. uramubona Ya, come on. Ya. None se kakadaka yirirwa yandana mubona nagiye. Ndayitebeza cyangwa yisubizayo. Abo Ni tekinike nize mu Burusiya. uyu ni mu magisi Iyi ni tekinike nize mu Burusiya. Yego ko yewe natereka mubwira. Buriya kugutuma umugabo byari bingeza. Mfite ibirarane, mfite ikintu cyitwa ibirara. aragikuramo arakimara Ndabanza mujyane mu testing na akikuramo kimwe. Ndahita nkwishyura. aho ngaho Jewe no nangereka nkwemeze. Nangereka nkubwire. Umva se nkubwire. Wizeye ko amabuno n'amatako bikomeye. Kuko njyewe nitwa Rusatura imbaba. Nanjye we kururira saka bakaba afite inyama zo kuyiha. Ntujye kunkanga. Twumvikana. Reka twumvikana. Wenda hari utampinga ahangaha turaha. Sibyo? Mbwira niba wizeye mu buriri tumana. Umva nkubwire ntujye kunkanga urimo urambona. Yego. Uriho urambona. Sawa rero. Agaho Twagiye cyangwa ntabwo tugenda. Umva reka nkubwire. Uriho urambona twagiye cyangwa twagiye. Uzi ikibazo nari mfite? Tugenda rero. Umva se ikibazo nari mfite. Ubwo rero amazina yanjye nitwa Mushino Meronye Rufonse. Aha. Nanjye banyitanye nawe ingare daforoza. Ngo ntago niyizeye. Umva ndiyizeye 100%. Ntundebe uriyizeye? Ayiwe. Nanjye nkwizeje ko ndibuze kumva inkuru nziza iturutse kwa rwo kwiriba. Rero ntugire ubwoba nanjye kwaje. Oya ibi urabizi. Haleluya. Urabizi. Mana we. Sawa rero tugenda. agaho gawe n'umunyutsi Twagere kumenya ko ndi bukwishyure ariko mbanje kumva iyi. Bo noneho reka nkwereke rero. Reka nkwereke ikindi. Ufite n'udusatsi twiza. Ndi imfubyi nta babyeyi ngira. Imfubyi n'ibindi. Mbabarira uzambere mama. Umbere papa, umbere byose. Nukuri ahantu nabaga na ahantu hari ncumbitse ku muvandimwe nyenda kubwiza ukuri. Ejo utazabona baje no kunyishyuza ngo wenda wumve ko ndi nari narananiranye. Hari utudene nagiye nikopesha hirya no hino. Mubyeyi ntabwo ari mubyeyi nako mugore wanjye ugerageze mbese natwo uzajya utunyishyurira gake gake. Nta kibazo tugende ibindi turabivugira mu rugo. Tugende. Ntabwo ari ngombwa ngo ibibazo byose ubimbwirire mu nzira. Nizere ko nta kariso wambaye. Tugende ibindi ntabwo ari byo kuvugira hano mu nzira turabivugira mu rugo. Ese komeza nk'ikirembe. Ikirembe akari cyo kivuga ibigambo byinshi. Tugende. Oya tugende. Kuvuga imbere ya komisiyoneri koko mada. Ariko no ubizanye. Ubwo bugambo nk'ubwo abagore b'injajwa bari batuye Kimihurura. oya wimutinze se yakuye ko ibirarane ahubwo arimo arandinza mutuwaza ibyo bikapo tugenda. Ese icyo kintu uzi ko ngiye nabanje kugira ngo ni n'umusazi icyo kintu nagishirira. Ko nakunze dusatse twawe. Wandi umusore w'imbere reka nkubwire noneho nitwa Gituza cy'umurimo. Ndinya nayingwe inkingi y'urugerero y'imikahuru. Uzi ko nyeretse umutwe nkumva nanjye ntangiye kujyamo. Tugende. Ese tugende mana yanjye. Tugende mutwaza icyo gikofero. Mureke yiyambarire ndabona yagiye. ubu nabaye gariso Kirasha. nabaye gariso danyeri kano kaye Gomba kuruba mfite n'abapagasi. Oya niba ukunda n'ingofero hari ingofero nziza mu mugize abasirimu nakugurira iki kintu ukakireka. Antuka wijo je t'aime. Oui. Tugende rero tugende. Umwijira nashampo. Reba ariko reba noneho nawe umeze nkanjye byaba ari mahwane. Budari kagenda kwaje. Kagigenda bahita ruboroka. Kagigenda numva ari sawa sebyo. Ufite ubwoba? Mu gitanda ndakubabaza. Nushimva. Mu gitanda ndaguha. Ndagasohora. Mu gitanda ndakubyiga ndumushi.
genda umushi ndumushi nta muntu n'umwe wigeze anyiteza urumva benshi muri quartier abagore benshi barahunze ntabwo twirirwa twinjirana ubwo ngiye numva so isugira ikibazo nta kibazo urabizi ko nakubwiye ko nifitiye ibirarane nifitiye ifemba y'uyu mugabo nzaniye wowe ni telefone sibyo amafaranga ari hehe yishyura turavugana saa 8 sibyo oya nagaruka akazi gakorwa turavugana saa 8 saa 8 zuzuye niba utaranyureza kuri telefone urabizi ko nkora ndaba mbageze aha nta kibazo abatinze nabo baragigira niba bakubwiye ngo saa 8 ubwo ni saa 8 tangiye amagambo menshi utangiye oya mugende mwenjo yige niko saa 8 utagenda nifitiye ifemba mani urumurande benyabonye harakubwira saa 8 ugatangira kuzamura amazuru mubwiye saa 8 utaza kunshanuka ukaza saa 8 zitageze yego mama ufite inzara nk'iy'abateye undi kare twamenyanye dute so umukomisiyoneri kugenda yewe aha rero mu rugo biteze ndumva ameze neza nta kibazo umeze neza ndashima Imana pe buriya nibwo tubonye akanya two kuvuga twisanzuye kuriya hari ibintu nangaga kukubwira umukomisiyoneri buriya bagira n'utugambo twinshi baraduduba baraduduba buriya zikashobora kukwemeza uburyo umuntu ari mwiza kandi wewe wabonye n'inenge buya si ukuvuga ahubwo n'ugutonyanga yego baravumvura basana cya kivumvura iyo kigeze mu mashasha ngo vunga ya yose nayacu abakomisiyoneri baravuga iyo bamaze kugurisha nk'akantu cyangwa bamaze kuranga inzu bavuga amagambo kagira ngo ni tugira ngo bamucometse kwishanya cyo kayibona icyarahani kiri kudoda niyo mpamvu rero nangaga ko tuvuga ibintu byinshi oya ntabwo byari ngombwa buriya rega buriya kuranga ni kimwe ariko n'igikari cyacu ni ikindi haryambye ko witwa nde nitwa Mushinomerenye Innocent Rufonsi dawe Innocent ari papa bra papa yapfuye mu rwaje niyo mpamvu ahora ngaruka mu mutwe oya ntacyo nzabikwibagiza nta kibazo nanjye rero nitwa nyina w'ingare yego undeba gutya nundeba ko nubitse ngoyi ubu ndishize yayindi tikora ndi umushizi w'isoro nawe urugoze nawe ingare nanjye ndi umushi w'iyi umugore w'ingare sinjya kugirwamo nshaka niba nkubwiye ngo icara wicare niba nkubwiye ngo nyare niba nkubwiye ngo twumva ejo ntazakubwira ngo wicara ukananirwa kwicara nabikubwiye twagera sibyo ariko itsoka uzagenda umenyera gahoro cyane noneho numva ibyo nshaka uza ku mwanya wawe oya ndaguha rwose aha waretse ariko ko nanjye nzi kwitegereza urambuye ufite imitsi ikomeye kuko intera ubwoba nta nyama y'ubwoba mfite nyama y'ubwoba bayishinguje sibyo kandi icyo nshaka ndakiza kandi ntera ndeba ukubira kureba nushaka uteramo 4 mfite ibirarane by'imyaka iyo wongeyeho nengahe itandatu ubwo nanjye ndakora haba wihangane rero twatangira nonaha bwatwiriraho bwadukeraho wihangane byibura ukuremo ibirarane by'imyaka iyo nibwo ndi bwishyure karaga komisiyoneri kawe nanjye mpfa kuba nateretse nk'umuceri w'umutanzaniya harambitseho ifi nziza ya terapiya sibyo hanyuma sasa narengejeho igitsina uri kunyereza ibyo ntabwo ari ikibazo umva uriho uravuga amagambo menshi ukanyereza kandi umenye neza ko tutaragera no mu nzu aho turi bwicara aho turi buryame aho turi bukorere siporo winjire muzika ari wowe mugore genda umugabo yego genda gake rero ko ndeba unkanurira nk'inyenzi igeze mu ntuze nakubwiye ngo ugende gake tuve hano kuri uru rugi umenye ko ari jye mugabo wowe uri umugore kandi komisiyoneri yambwiye ko nje kuba umugabo urashaka ko ngusohora
wenda ntusohore ariko yambwiye ko nje kuba umugabo tega amatwi rero nese ko yambwiye ngo agiye ese kundamira tega amatwi ivana ubu wenda kubyo wenda sibyo ariko byibuze nko mu nama nkajya ngaragara nk'umugabo sibyo gabanya umuntu mu bindi turabivugira mu rugo mbo iyi ni toilette y'abazamu y'abakozi yego iki ni igipangu cyanjye iyi aha kodesha hose ngahe rindira ariko koko uyu mugabo nzamushobora nakubwiye ngo izi ni toilette z'abakozi bo hanze n'abazamu hanyuma iki gipangu gihereye ruguru iriya ruguru kikaza gutya kigakata hariya kuri iriya shyamba yego mana nyagasani ruguru nibiba ngombwa nakwishimiye nyine kwaje nzagutembereza tontori hanyuma yego nari nakwereka se mama we nyoko we hanyuma iyi nzu irakodeshwa nayo ni iyanjye iyi banyishyura 200 hanyuma turacyakomeza no hirya zirahari yesu nyir'impuhwe noneho nanjye ndagira ngo mbanze ngire icyo nkisabira wenda ako ngako wenda warugarutse tukumvikaneho ntacyo bitwaye pe kuba wenda nakubahiriza ibyifuzo byawe ntabwo ari ikibazo gusa nanone kwibaza so abantu bazajya baza kugusura sibyo bakubaza ngo umugabo ari he cyangwa bakubaza ngo madamu ari he kandi ubwana nambwira uko tuzabisanisha mfite ubwana ntabwo afite cyangwa ntabwo wari warenze ariko ubugabo ntabwo bwemewe mu irangamimerere sawa rero ese ko ubwanwa bwemererwa ko ari ubw'abagabo ariyo mpamvu nyine umugabo yitwa bwana nukureka wenda uzampesha icyubahiro sibyo nukuri pe mu gitanda ndakubabaza nushimva mu gitanda ndaguha ndagasohora mu gitanda ndakubyiga ndi umushi genda umushi ndumushi nta muntu n'umwe wigeze anyiteza urumva benshi muri quartier abagore benshi barahunze ariko byibuze ako kantu ko umushi uri umushi wujuje ibyangombwa nushaka uba uri umushi nokome ngewe ibyo ntago mbyumva nukuri turava aha wemeye ko ari jye mugabo wowe uri umugore njya no kubwira mu komisiyo wawe ni kure namubwiye ariko nanjye nagusabye bajije ngo urabe wizeye ko amabuno n'amatako yewe ibyo ntubi nakubwiye ngo inyama y'ubwoba ntayo ngira kuri ko ndagutera uhamagara sakaba kaba afite inyama zo kuyiha yego ndagutera ipasi pe uragumbira ngo ndagutinika ngo ndaguhengura ngo ndagucurika nushaka uncurika kajana ariko umugore ni wowe wese cyane njye ugiye kukurongora abana bazajya bampamagara mama wenda ibyo ngibyo birumvikana ese ubundi uko numva washanutse cyane nk'ufite ubwoba nk'utari bunshobore ubundi waretse uko uzajya ugenda unyinjiza muri mudu numva ibintu bigenda fresh ko hari igihe nzajya ngo agaciro hari raporo y'ibyo uzaba uri gukora ikindi nkunda igikoma cy'imyumbati cyangwa cy'ibiki cya kawunga nkunda igikoma cya kawunga wagushyiriramo amata byo ntabwo byagushimisha niba ukunda akawunga nkunagiyemo nk'amata byo ntabwo byagushimisha icyo ntashaka ibikoma iyi nda sinyishaka kuko mu bintu ndi bubanze kugukuramo n'iyi nda none washaka gushyiramo n'ibikoma kandi arituma ninjira mu nama nk'ubu nyine umugabo utagira inda mu bukwe bamwicaza inyuma umva kandi kantu ntakubwiye wicara ukazi neza natanze ayanjye ni ibintu bita bogisi njonogo ndaroze rero buri gitondo ninumva bibaye ngombwa ko ngomana nawe buri gitondo nzajya mbyuka ngupompa ibintu bya gutya ndebe ko iyo nda yawe yakwigirayo reba ariko reba noneho nawe umeze nkanjye byaba ari mahwane budari kagenda kwaje kajya igenda bayita ruboroga kajya igenda numva ari sawa sibyo ufite ubwoba ufite ubwoba naratikuye nyirandarane harabitwa nyirandarane muri quartier twabagamo nyirandarane ngo yari yarigize akara kajya urumva ngo yarasuzuguye abagabo bose yamaze ngubwira nyirandarane nza kumwubikira rumwe avuye kuvoma nacishije mu miyenzi gutya mufuturira inyuma neza ubu none muri quartier baravuga bati umuntu wabashe nyirandarane uyu muntu ni igikenya ariko koko nareba nanjye nkabona ndi igikenya ariko ikintu cyo kubwiye aka kanya
n'amafiyeri ndayazi tukiri twazo kiwe romantique je suis romantique mais jamais que mvuga no mbese icyongereza ntugerageza igifaransa twanakiganira ngiye twanakiganira nta kibazo kavuga numve haba hariyo yego mwana musese watuzuye ne watuzuye ne mu yara watuzuye ne muse watuzuye ne mu harya yarabagahera yabaga mu Rwabuye rekeraho nakumvise urakiza narasomye erega njyewe ndikumva njyewe ibintu urimo kugumya kuntinza aho ndi bukurebere ni hamwe ikindi nibagiye kukubwira umugabo ni gato oya genda buriya njye sinshaka kwijandika mu bintu bitaza kungora neza ko numva ufite ubwo tutaranarenga hari umuntu wakubwiye ngo iki twari tugiye kubana dupfa ibintu bya telefone ngo nzajya mpamagara ngo washaka ngo nitabe ngo washaka abakirekazi benshi narababonye ubwo ndagira ngo wenda umbwire ku ruhande rwawe uko bihagaze wenda ntazakubangamira ahubwo icyo kintu reka ni nacyo kintu cya mbere nari kubanza kukubuza uzajya witaba telefone aruko aricyo bivuze ikivuga ngo ndebemo uzajya umwitaba aruko mbanje kubwo uburenganzira ntago naba ntanze yanjye ntangiye kukwereka imitungo aho ifi kagera ntangiye kukwereka mu ntangirira no mwiherezo nguzitaba abagore kwa nini nuwe nari mfite kari cyo twapfuye ese urungiye nawe n'indu uzajya ubaga ihene ubusura reba ugasanga ngiye kuyibaga byananira ntago byananira hari kera mwari bisambo mubeshya ngo abagore ntago barya ihene ngo bari ihene bamera ubwanwa ubusa nabuzanye nayiriye arewe nibyo utangiye nagukoma ihene nayibaga none se ko mbaga inkoko ihene niyo yananira wenda uzagerageze ntuzamure nago nzagukubita wowe uzitware neza ujye ugendera ku mategeko ngo uhaye yego na mama ntabwo yankubitaga ariko utazazamura amazuru ngo ureka ngo singukoma tuva aha rero tubiseseye noneho rero ikindi wihangana rero kuri kugenda uvuga ni kuri kugenda uvuga ariko si wihangana nanjye ngomba kubanza kubaza yende kumva urimo nkura muri moto ngomba kubanza kubaza tuturutse iri epfo numva ndi muri mudu ya gigigi noro waido twazamutse ndi kwicupa none bigeze kuri gatanu turajya kugera mu rugo bigeze kuri kangahe tukabitangira ejo ninsubira kuri za rusa nibwo uri bumfatisha tukabitangira ejo ariko wagosohora oya tugende ntangire nanabikwereke jewe ugikomeza imbere aho ngaho ibikapu byawe se ko dore fata ibyo bikapu byawe nabyiririye ko ndabuzajya ubwo rero urahabonye Korba ahantu heza. Yego ko mana naha gusase. Hari nane nzajya kukwereka hatara. Ufite izindi nzu. Yego mana maze ndashaka no kugura imodoka. Kandi hano kubera ko nta parikingi hari. Nzajya kukwerekaho ahanini yari yarabimbwi. Ahubwo sakabazo kamatseko. Uzi gutwara imodoka? Reka tubanze twiriye. Turaka amagambo. Nabara bana pe. Nzakubera rwose umugabo mubi. Umugabo mubi. Tubanze turye. Ni wawe. Ariko kuba nkumbira ko ari jye mugabo nijye mugabo murugo nijye uyobora nzajya kugira icyo ugomba gukora kuko ninjye ukurongoye ntabwo ari umurongo ahubwo turya kwanza ntabwo umugabo ari we ugaburira umugore ngaburira si wowe mugore niwe ugomba kujya umpakeya yantuka Yego tere pasi. Yego na nyashi zirimo kuza. Nzajya ngucucuma hacumba umwose. Ushaka kujya uncucuma uncuritse uncurukuye. Ko nawe unyongera gutanyuka. Reka shaya. Ahantu wageze nkajya numva ibishorobwa birimo birisohora nkajya numva
uziko n'ibinyugunyugu numvaga birimo kuguruka mana yanjye kubera iyo mpamvu we ngurangira umugore ngo uzamereza ariko n'imitungo uzamukura urangiza uyanyime uri nyiramubanda yanjye murangira umugore asaba murangira urandebe reba kangaka kari karashaje karangira umugabo arakavugura akaba inkumi none kanyimye 500 bucece turabukoma umusaza ni so umukecuru ni nyoko na nyina wa nyoko nta kabuno n'isoni. nta soni ariko sha Shani amashuri so. nize reba arayubusa n'amajigo ameze nk'imifungo y'intoryi ahubwo arareba nk'inyarubariro arareba nk'utagira uko abayeho sibyo ubundi se wagira ngo yavukiye arindwi kimeze nk'igitorotse imva karareba nk'agaperema umwinjira nasha umwinjira nasha umwinjira nasha urumva waruhutse naruhutse pe naruhutse ariko ndananiwe byatari yanjye nawe nakubwira umwana w'umushinda avugurura ariko bajyaga babavuga ngo apinga mama niyo mpamvu kera nyiri umupeti nyiri umwana mpamvu nakinaga umupira reba kwa Alphonse ndaharuzi mwana papa nyine utuyaraye nigeze gukina nayo umupira nyine mu isambu yiwe turimo turakina umupira n'abandi bana usikuntu yambwiye yarambwiye ngo wakinyendaro mama yarambwiye ngo dikinyendaro ndibaza mfite papa ndagufite ndibaza se nese mama kiyo ndi kumwe na papa iyo twabaga turi kumwe nyina kenshi yanyirikaga urukundo rwinshi mama yaraniteshaga yaranganirizaga urukumva ku buryo nyine papa ndamukunda baravugaga ngo abashi ngo umushika umugore umva ngo warasane yumva bakavuga ngo umushika umugore ni ngo kubona inyama kumva imbwa ku nyama ariko buriya impamvu nubwo benshi wenda batwibeshyaho impamvu tuba tubishoboye nyine tuzi agaciro kabyo tuzi agaciro kabyo tuzi cyane rwisanzure mwese agenda cyagutinya ntabwo ikintu cyarangije ariko ukuntu wari wampinze reka nkubwire kubeshya ni kubi njyewe narakurebaga ariko ahubwo mbere rero nabona muri n'akagufa noneho ukuntu umaze kureshya ndi rwego uvuze ngo iki ndakubwiza ukuri nk'umuntu ubanye na si imyaka myinshi ndamuzi bihagije iso ni inzoka ni umugome ariyuburura mbese ameze nk'uruvu ntabwo wamenye mu kanya aba umuntu mwiza akakugeraho akakuyoberanyaho akangeraho agahekenya amenyo yumva njye nanjye yarancanze mu myaka yose tubanye none ngo ni mwiza ariko mama ntabwo yakabaye inzoka bureze mwana wanjye nuko wagakwiye kumbwira guso ni sose jya umumbaza ninjye turarana mu buriri ninjye twabanye nanjye ni kuriya yabigenzaga akanyiyoberanya ariko namaze kumumenya ujye umenya ubwenge kandi mwana we umva reka nkubwire niba ari ubwoba wari ufite simbizi nanjye hari ukuntu nsigaye niyumva nsigaye ngera mu isoko habona abantu bose ni bagufi mu isoko reba isoko abantu baba barimo nkabona ndavuga ntikireka hari kugira ngo bandebe mu maso kereka bageze gute ya bose bahagaze niyo mpamvu rero buriya reka mubwize ukuri cyangwa mubwire irakiza ndakanya irakiza pe sigiye kuya nitwa irakiza ku mazina yawe yitaye ku mazina so na nyoko bakwise wongereho iryanjye nkwiyitiye ngo irakiza ya yindi irakiza ibyo ni akazi kawe nushaka kuvuga ya yindi cyo nkubwiye cyo nuko nkubwiye izina ryanjye niyongereyeho pari raporo y'ibyo wankoreye irakiza subiramo nitwa irakiza none se mwana wa ko numva ibyo byoroshye ubu ngubu nkweretse mu mugongo hano mu mugongo hano urahareba mama harahiye ntabwo ari umuhini w'ishoka nkubise
ntabwo ari amakabure yazingaga akankubita umubiri wose ntabwo wahiye sinazanye ya mabara none nawe uravuga ngo uri mwiza ni mwiza nyine nuko ejo bundi ho yarananyije ariko nanjye urumva neza nari namukarangiye amavuta ngiye neza kumushiririza Imana Nyagasani niyo yahagobotse nibuka ko kwica umuntu ari icyaha mwana wa uzirinde kwihorera umuntu nakugirira nabi jya wirinda kwihorera ubu yarohoshye yaragiye ntiyadusize amahoro nubwo natinze kubikubwira ariko harimo akantu buriya yari Imana ishaka ko agenda akadusiga turi amahoro dore urimo uraba umugabo ujye babagera hayasomye ahasige nanjye nzajya ngucucuma hacumba umwotsi ushaka ujya uncucuma uncuritse uncurukuye ko nawe unyongera gutanyuka reka shaya niyo mpamvu rero nanjye wari uzi aho tugiye se ntabyerenze ko turi gutembera nyine muri ubu busitani ahantu se wari uhaza ahubwo ngo iyi karitsiye ni ubwa mbere nyigezemo ubwa mbere uyigeze hari ikintu gitumye nkuzana nshingiye ku byo wankoreye hari ahantu wageze nkajya numva ibishorobwa birimo birisohora nkajya numva uzi ko n'ibinyugunyugu numvaga birimo kuguruka mana yanjye kubera iyo mpamvu mva rero mwana wanjye ibijya gushya birashyuha ndetse ngo ibijya gucika bica amarenga ubundi twajyaga tujyana amakimbirane akambwira ngo azagenda ngo ntagaruke ariko ngiye nkumva ni ibintu biraho ndetse nkanamubwira ngo hagiye mama we wagiye ntagaruke ariko nkumva ni ibintu biraho nyine ntahora bimbwira ubwo ajya kugenda agahera ndabyibuka hari kuwa gatanu nimugoroba wa mukomisiyoneri bita Nojibu araza nk'inkonkobotsi aramubwira ko ya gahunda ngo yaciyemo bagenda ubwo ntumbaze aho bagiye ntumbaze aho bajyanye ntumbaze umuntu umuheruka uko amaze iminsi 3 iyo minsi 3 amaze atagera aha nanjye niyo ndyamye ngasinzira mwana wa dore igihe nahereye mu minsi 3 ndaryamye ndasinzira numva uko mbaye mpuzanya nshaka kukubwira ibintu ibi ndabizi no kumbwira ko nkunda itonda ariko sha ugira amatsiko ni ibintu bide ngiye kukubwira icyambere mfungira ishati shiri mburetse reka mfite ibintu byinshi byo kukubwira n'ishati yewe nawe aho nakugeze nkugaragura nawe niho ugiye kugira siko ndagutekereza nkumva umukondo urasonnye tugiye gutaha se hari ahandi turi bunyure nta handi tunyura turahita twita ahubwo buriya umaze no kubyibuka dore reka ngire kazinge neza wambara nk'abajene dore uzi ukuntu nkunda umuntu wazinze ishati gutyo reka mva gusaza ni mu mutwe ujye ugira utya nk'abajene n'amaboko meza agaragara kamakomando norese mama reba fofu sibyo urabizi nyine ni umukunzi wanjye we narabikubwiye ndadede yaratarabimenya ariko niyo nishiri wanjye sibyo kandi ndimo ndamukunda rwa rukundo nyine numva yuko twazabana uzi ukuntu nirwa mubwira mama cyangwa se mubwira ndamubwira ngo nshaka kubaho nka papa uri kumva mama nkajya nyine mbyuka nkaganira n'abana banjye ngakuganiriza nkawe mama uri kumva uko nyine mubanye nyine najyaga mbona ukuntu munyihishamo nkajya mbona ukuntu nyine papa byuka akweshwa ububizu bwa mu gitondo uri kumva nabyuka nawe n'ukuntu nyine aza atashye umwakira umubwira ngo baby ngiki mureba imyaka mugezeho ariko ubuzuhana umutatinyaga kwitana ba baby si mwumva nyine umuneke ni byiza nkabwira nyine ejo namusohoka nyine ara igisenge najya bwira baby nshaka kuzagushimisha nkuko papa ashimisha mama babanye neza papa na mama nyine babayeho neza cyane tubaye mu buzima bwiza ntabwo twe tujyana amakimbirane ariko ibaze nk'ibyo bintu byose nyine ubwo buzima mwarimu cyangwa se mama ubwo se nabimenya azavuga namenya yuko nyine ibyo bintu byose nese ubu nzagira kubwira ngo papa ngo nyine ngo yaragutaye rimwe na rimwe mujyana mu matiko mukanongana ngo sindi umwana wanyu papa nkakanyihakana mama nabimenya bizagenda Imana yari izumva nuko rero mbare cyo ngitumye nkuzana umbwiye ko utaraho hasi
mpuzanya kukubwira ibintu bibiri kandi ndabizi neza ko biri bugushimisha nibigushimisha wabyina wigira utya wabyina upfukamye ibyo ntibindebe ubyina uburyo ubyumva no icyambere nayi nagupinze nakwisimbwa rubere mbona utari bunambashe niyo mpamvu nakugaraguraga ngo ndaya ko wanasohoka ngo utange nsanga nawe ryarashureye cyangwa ndi igikenye isimbwa mbona utari bugishobore nkwita sarubebe nkwita iki ndakugaragura ndagupfukamisha uremera buriya rero mujye mwirinda abantu bavuga amagambo menshi buriya amagambo menshi nta bikorwa agira avamo n'ibicumu ni cyagiye bavuga ngo ingunguru iri mu busa ngo niyo ivuga cyane umva mwana wa narahiye ndahisha uriya mugabo ubona yari mbihishemo sinzi n'impamvu ubwo se na nyina batamwise mbihishemo yagiraga atya akaba nkubisa akabizo mu bantu abantu bakavuga turarugwa ni paradiso twagera mu cyumba akabafasha umuhina nkubise muri ya nkovu ubu ahantu ndababara niyo mpamvu ntakigenda negamye nk'abandi bose abandi bambona baravuga ngo narakize ngo mfite umugabo nkunda kumbi ariyoberanya nakubwiye ngo arihinduranya mama mfashe umwanzuro ukomeye kandi ndabizi neza ko isi yose izabimenya kimba nabaga nicecekeye nituramiye abantu bakansuzugura bakampinga ariko ndakubwiza ukuri umuhanda wose naciye ntiwigeze usaza c'est comme ça niyo mpamvu ntega amatwi wumva ibintu bitumye nkuzanaha sinari nakubwiye ngo ninjye ugomba kuba nyir'urugo cyane ngo ngomba kwitwa umugabo w'urugo ngo nkaba ari jye utegeka reba ibintu byose nagutegetse ngo Hanyuma nkarabya ukankarabya cyane ngo teka ugateka sinihanganye urihangana kubwo kwihangana kwawe rero uwihanganya akamesha cyane ntabwo uzongera kwitwa umugore guhera uyu munsi yego ni njye mugore ukaba umugabo mutware wanjye ko bitagushimishije se nakubwiye ngo guhera uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa umugore njye ubaye umugore ninshaka nzajya nanapfuka sibyo yego hose n'ibirenge cyane uri kw'Imana cyane rwose ukaba n'uwakubahwa cyane nawe wankoreye ibintu nigeze mbona iyo bazi agaciro kabo barababungabunga nsigaye nikoraho ngasanga kabiri reka cyane ndanyerera uranyorosheshe ngiye ngutera ipasi yego na nyashi zirimo kuza niko kigushimishije cyane icya kabiri cyo nirurangiza menya uri bubyine utya cyangwa simbizi ukuntu uri bubigenze ujya mwiyereka ushaka nushaka uvuga ngo rizo mene raya mando ya sida uhanure yesu warebye naho ubundi buriya rega burya ngo umugisha ntabwo uva kure kandi ari umugisha burya uravukanwa umugisha burya ni nk'ingabire uw'Imana yahaye arawuvukana akazarinda nawusazana warebye nibyo nkubwira ngo warebye nanjye ndi tayari kuyobora imitungo yawe sibyo kandi nkayiyobora ntayisesagura iki gipangu rero nicyo gitumye nkuzana se ko numvise nawe uri umuvundera umuvunde gusa ahubwo ndumubirize numvise nawe uri umuvunde cyose uko ukireba naha gusa se turaza kuzenguruka n'inyuma nawe urahari hari n'ahandi se yago ku mana yanjye ndahakweguriye toka satani umuragabirana ibipangu 10% ku ijana riri he 10% ry'iki se turi kugura iki 500 byanjye biri he byiki se byiki nyine reka mwese mbabwire mwakiri n'ikipe mutazi uyu muntu uramuzi uyu muntu uramuzi jewe nta nanjye ntabwo mugigene menyana n'ingegera zireba gutya jewe n'amaso asa n'amateka urandeba se undebike urareba se cyura kanuni ubona ukuntu aje agufashe nta n'isoni urifata ukuntu uje umufashe ugafata ku iki se iki se iki ugize impampa ariko njye nahita nkukubita shida urandekura muri aka kanya ugatarya rino rekura se nta n'isoni rekura bintu byasa
we ngurangira umugore ngo uzamereza ariko undangira n'imitungo umugore uzamukura undangira umugore wose uyanyime urinyura mu banda yanjye urandebe murangira umugore asaba murangira urandebe reba kangaka kari karashaje karangira umugabo arakavugura akaba inkumi none kanyimye 500 genda bucece turabukoma umusaza ni so umukecuru ni nyoko na nyina wa nyoko kabuno nta soni ariko sha Shani amashuri nize reba arayibusa n'amajigo ameze nk'imifungo y'intoryi ahubwo arareba nk'inyarubariro arareba nk'utagira uko abayeho sibyo ubundi se wagira ngo yavukiye arindwi kimeze nk'igitorotse imva karareba nk'agaperimatire ukuntu kireba kiremwe kirakanura nka 0.8 cyavuga se amaso arimo aragenda yizuminga sha muntu mwakinishe muramuzi ayiwe uri icyo ntazi ntabwo tukuzi ntabwo tukuzi uri icyo ntazi uri icyo tutazi sha tutazigera tudakeneye no kumenya tutazigera no tunakumenya nta n'insozi subutu wawe unatahaya izindi uruwaye uza kwangiza ibyishimo by'abantu unatoka wapi wewe tuseme Kiswahili achanganyukirwe sibyo nasema lugha gani wewe ni wa wapi unatoka wapi wewe where you come from you from where umuntu wa mbere wampesheje namurogesheje murogesha kunuka amafi uwa kabiri namurogesheje ceceka tubanze twangara yarafite etage ubu yarakene wa gatatu ibimo muri karaga uyu mwikaraga mwigira guri mugiye kumbona abona ngo karagutwarira n'ingofero 500 yanjye 10% nanyemereye mu mitungo y'umukenya w'umukecuru winjiye ninta yabona uzabubona umva we umva subutu umukecuru n'inyoko na nyina wa nyoko kabuno kaso cyane ngo baranguruwe nguruwe cyane umuntu aravuze ngo n'umunyakibongo akani iki utamenye ugituru umva nebura you from where ugereka mubwire urasa kwangiza ibyishimo by'abantu abantu twibereye mu rukundo oya reka mubwize ukuri aravuze ngo azaturoga kunuka amafi reka nanjye mvuge ikinyarwanda ndakizi yego waruze ko ikinyarwanda nakize ngo uzaturoga kunuka amafi ngo umunyakibungo sheri nturi umunyacyangugu from there from cyangugu nawe tuzayikura aho ngaho tuyikwambike dore we urasa kwangiza ibyishimo by'abantu we soga kabi gusku mbare mbabwira ndaguheneye ikintu cyanyuma mwebwe nzabari kurira inkuru itagira amazi nimurenze iminsi 5 mukiriho uzangaye umva nzaguteza nyabingiza ibyumba zizagukona muraje kumupfuka nk'ibijyanye mu gahabe nantekera abadayimoni bashya wagitandatu dore ko agenda wagira ngo ari kuza reka tumukundanira imbere ishyari rimwice icyangiye umuntu gitera gahinda imisiyo n'amazu amasambu banyambure n'ingegere y'umusaza n'umukecuru nahuje nabo banyambure umwe yanyemereye 500 nanjye nakoze kosa nakompaga kubanza nkabona amafaranga mbere yuko bajyana mu rugo ariko sha barye nyine abatandukanye nzabarogesha bose bapfa kuko bose baranyambuye nawe kunywa mitsingi koko niteza 500 zirangegera y'umukecuru ntarusaza niteza n'ibihumbi wenda 800 none rero ariko sharika nkubwire buriya kuba ndatiruye akagabo ngo ngakubite hasi ubwombo bwivange n'ubutuna kivange ku buryo n'Imana itashobora kubivangura warayiburange nanjye ndi mubi hanyuma nge ndoboje nanjye numvaga nagakubita kakaruka ibirembo sibyo nanjye kugatera njono guhabuze gato terura ingegero ugakubita hasi nuko navuze ngo utavuga ngo ndagusuzuguye nakaye amaguru mbona ndabya nabi wewe nakoreje nabi kugira ngo ushyiremo imiyaga ariko ubundi sibyo hari udutego ngengero tumeze gutyo ariko nanjye hari ukuntu ntera kakanuka wajya guntera cyera ukinsuzugura nari kugacapa cyo bita njono nari kugacapa nkagakubita byanyabyo kageta kumva ingaruka zo gukura reka mubwire pe usibye ko aro kwibihagararaho turamuhemukiye reba ukuntu yakundangiye narabaye nabi kishaka gukubita ingegero ihamba kure ngo utazanakunukira yakundangiye narabaye rumari buriya game over biba byarangiye sibyo biba byarangiye hariya nta n'ikindi wakongeraho
game iba yabaye down. oya turamuyamukiye Ahubwo umva sika nkubwire. reba ukuntu yakundanye Umva se none icyo bita engineer. Ntangiye kujya numva mayonnaise ntoguta mu bwana. Noneho ujye unekera n'ubugari bwa nito. Kugira ngo noneho nge nsuka nsa n'umuhinda. ahubwo nanjye ibiryo byose ngiye kujya nteka kujya ngushyiriramo kamurari. Umva reka mubwire. Tugende tugende. umva nzajya ngushyiriramo kamurari. Naho ubundi se uwisazaga se niyemera. murye njye mbone ukuntu mwiryagagura ariko sha murye njye mubyara umwana mbyara umuruzi mwurora inkoko nurora agaca muzambona nina bateza inkuba muzangire ngo data yabyaye Apo nyaguterwa amabyinduzi ko amacumu aterwa abagabo komeza utonyanga cyangwa uruke tugende bakwisurubu sangira utese isuka n'agatebo tugende shiri jewe mbaye umukire ntangiye gusuzugurwa n'ingekera nk'ibi iriya surudu wirisira gute none nyagasani tugende umva twari inshuti tukiri urwego rumwe byarahindutse nabaye umukire ntawe tugihuriye se tu ujya guciringa nabo urwego rwawe sheri reka guta umwanya ahubwo uretse tugatangira amafaranga bakagafunga yaha wamuretse agapfurwa apfuye reba yamenetse amaso mbisa henga we ngi ndumva nagakubura nkagahumba genda genda umusekura ariko waretse nkakagira ngaho genda umusekura byibura n'ikofero rimwe ryonyine ariko rimwe ryonyine ngaho genda sonde washira umujinya ngaho genda ariko se waretse guhekenya amenyo ukagenda ukamusekura ikofero imwe we reka nuko ntararya sha nuko ntararya mbamwe ariko se tugende mwana we umva umunyenga w'umugabo ntabwo ashana narapfaniranye we data we ararerere uzi yarima kubita ko ntacyo we nanjye ko mita ncungura nawe ugafunga ayi ngomero kuri yaje genda kayisiga we kuko nayibonye ajya yigusigira we nayi narakobanye nazenze nkora zemyo byihorere we narashinutse amaso uri rero akankubwire ndo umunyamahane pe ndo umunyamahane yaya ndateye gisiki ateye icyo nazi do aho kugira ngo hagire umugore untwarira umugabo do namukonyora umva ntundebe gutyo ubundi nindwanye we umva madamu umva fata banza unyumve mana yanjye byago bikwira abagabo koko ubirangigira ngo ntibyakunuka n'umugore we baranyambuye ariko ibi ntabwo bizavamo sha no muri parike tuzagera nayo ndagenda ndeba ibiki ko nta gahunda nafitanye nawe ngo nagenda nkureba ngongerayo uturutse iriya nkureba n'amasaha undi waje mu rugo ko naje iwawe se ukanyirukana nabo nshimuriza Ajibu wongeye wasinze noneho zikongoje kuza kwicara hano ku muhanda nyamvira ko mudugudu utsindishwa n'ikizi amafaranga yarabuze habe n'igihumbi bite byawe musa mudugudu noneho ndabona uri muzima ko wicaye ku nzira se sha byagenze gute noneho ibibazo byanzengereje ahubwo ngize amahirwe ndakubonye reka nkubwire mfite ikibazo giteye gutya byakunuka se umuntu uriya mugabo wari haruguru ushatse uriya ngo niba ari nyina w'ingare niba uriya warongowe na daforoza uriya rero ese yewe buriya yararongoye ko yarongowe sha turutse yese ko mbonye uzamuka hari aho nari nerekeje iyo ngo ajute se kumvugisha ra ko bushize nabonye wanyiriyeho ukanyihenuraho na nabi cyane ariko menya uri umunyenzi buriya rero akankubwire ndi umunyamahane pe ndi umunyamahane yaya ndateye isi ateye icyo nazi ariko do bihita birangirira ubwo urakibuka bimwe bya mu rugo uza mu rugo ariko uzi umuntu uza kugendereye warangiza aho kumuha karibu ukamushwishuriza nabi ariko nawe wagira ngo wari maneye kubundi wari uje ufite gahunda yo kuza kunsura nese narinzanywe n'iki cyo cyakinzanye ariko kira mu gaciro ukabyuka mu ruturuturu yewe cyakora sha umva reka nkubwize ukuri uriya kumwana ajya nako muhana uzi se ibintu byambayeho bura ninjye wamurangiye uriya mukuru
none wumva ukuntu gahunda zari zimeze uramubereye ku mukomisiyoneri yari neza so bizise ko ntanzwe nkomisiyona inzu amasambu abantu inka byose nta kintu komisiyona none uranye nawe ngari yaranyemeye inoti 500 ariko ubu yarabimejeje burundu byakunuka nawe twarapanze mu mitungo umugore we azama 10%. Bari musanzwe muzanye na karakagabo none twari tozeranye kakagabo k'imbari none se wambwira daforoza uramuyobera uri ubonaga ari buguhereza 500 akayerekura akayaguhereza ngo nuko uwo mukomisiyoneri umugabo wagombaga kumumuhereza ari uko amaze kuyaguha uhise umuhereza ngo akira warangije nawe uragenda nese umbe genze gute ariko yabaye amanaturu wasanga mama n'ijana aho ngaho basi n'igiceri cy'ijana bigeze bama barambwiye ngo bazaba yama n'ubu ngubu ejo ndibwo narabishyuje baranyaka nabango na nano banze uriya warambwiye ndakwihorera ndambica amazi ariko do nta n'iminsi yashize ibyo wambwiye nkabibonye bimwe wambwiraga ngo abagore ngo bahari biriya ngo baravuga ngo ubugambo uzido bangeza aha bangeza wajya wababona yego ubugambo wajya wamenya ukuri yego ubugambo ngo nazanye umugabo ngo namugize inganzwa ngo umva ngo arankara byangwa yababa we ubugambo kuburyo yacomotse gato sinakubwiye ntago nakubwiye ukanca amazi cabangeza aha ahubwo bamaze kubivuga numvise ubwo bugambo ntekereje no nagushushubikanyije nako ngo warambwiye ngo mba naje kugutera umwaku ngo mutazabura ibyara nzimuka hariya ariko ibaze kwimuka ibipango nkabiriya nkabizigama abapangaye ngo munzu ubugambo bw'abari abagore bari bakuvuga se butaragwana se umuyapanye suwe mfite ubwoba kandi uriya mugabo ni rero nkubwira aya masaha karakagabo ndetse n'uriya mugore hari n'igihe njya mbona banashoreranya kuko karakagabo kenshi kajya kunywera hano aha bara kwa piye niho gakunda kunywera ubu niho wamutegeye aha ngaha none uvuga ngo ariko nimubona agarancika uyu munsi kuko rwose nago nakomeza kubona n'ijana mu ndimo 500 ndamugufasha guma aha ngaha cya umva tumutegereza uko gahunda zimeze ariko ntumvanire maho gize amarwe nkayabona sureba nako hamwe nkibumbishana nawe ukagenda ukinywera icupa nabanyaguhesheje ukampama 100 izo bumbishana ryarenga waryamo nka 200 harayo wakore uzi kugira ngo mbahuzuze imbaraga byantwaye naje okay reka tumutegereze nkwereke ukuntu nkwishyuriza sha mudugudu wabukoze urakagira urakabyara ubizi se wabonkoreye rwose amafaranga nyabonye kuko mfite ibibazo byinshi icara aho ngaho niba ngombwa nanjye ndiyicarira umwana wanjye nakijya kwiga baramwirukanye ariko nabujije naje nabujije kabisa ntuzongere gukora ibintu nkabiriye wakira amafaranga abanze nagukubita avance nase karakagore kari umugore yari yarumiye hariya hano uzi yari kuvuga ngo yari afite ibirara numva ngo yirapfiriye hari ako arakagingira imbwa y'umugabo shaka kuba yaranamushwanyaguje buriya neza ngo kameze nk'agatwara ikamyo akagwa muri Nyabarongo ni muhombye do aho kugira ngo hagire umugore untwarira umugabo do namukonyora umva ntundebe gutyo ubundi n'indwanyi we ariko se ubundi hari umugore udaca umugore inyuma hari umugabo udaca umugore inyuma ariko wireka kubwira nta mugabo uhazwa n'umugore ariko se wakwitonze ubundi se agiye agatangaho umunsi umwe akagaruka bya bigutwaye ariko wabyihoreye uza agahinda nari mfite ntaramubona namutanze hayanjye we ubwo uricaye rero uratimaje ngo uzajya umurya wenyine umva nkubwire ibyo byo nta n'ibyo uzabona nta makuru ufite apfa kubaza akazi bakamurunguruka hanze bakamenya ko abishoboye nyirahereka nkubwire njyewe nyina w'ingare daforosa uriya umugabo namubonye mbabaye uriya mugabo yankuye ahantu habi aho kugira ngo bamuntware do nakwemera nkambuka nkajya aho bita Kirehe we hari umuntu w'inshuti yakaritsiye wayije mutayizi uretse uzahura n'abagore bagashoboye bakwemeze kugira ngo wemere neza nubwo wambwiye ngo bararuka nta muntu uroga kurusha Tanzania nzabagira iyo mbahamebereye abantu do umuntu nzafatira ku mugabo wanjye do nzakimwambika abyuka mu gitondo nsanga kimeze uzamureba do ngeze do naho hatana rero uriya mugabo namubonye bigeze we natanze ayanjye we ngaho reba kurangara bakamuntwara
mama we jya usiga umuzirikiye mu nzu rero ntawe nzazirika reka nkubwire cyangwa se ngiye kuzashaka umuti cyangwa ujye umubwira yigusigire ajya agenda gutyo gusa kari akagabo buriya ngo ntibyakunuka rero buriya kuriya gahunda ni kabi cyane uriya mugore wa Matiyasi wageze watumye urugo rwe rusenyuka karamutinikaga umugore ahurwa umugabo neza burundu birangira reka nkubwire mperuka kujyayo ngiye kubarura umva yarasunikaga nkabona arimo arashyiraho amarido nuko ndavuga ni sha uyu muntu ari gukengera gutya daforoza uriya mushi cyane navuze ni sha amashini yoroshye nubwo ari imbuga ariko kuri kiriya gikorwaho niyo mpamvu ari kuguza ukuntu yambwiye ngo nari ifite ibirarane ngo nari imeze nabi ariko ngo byara yego uzuriya byakunuka hari n'inda yigeze kujya gukora nyine izo gahunda inda yabigezemo hagati amafaranga aramusubiza inda iriruka avuga ati sengeye ko ahubwo kari agakecuru nako karakomeye akantu kaje kugena byakunuka reka nkubwire umva nkubwire kari akagabo nikata kwishyura uriya mugore ngiye ubwanjye nzamwitera uwo mbwene ngiye kumutwa cyangwa nzemere namubwiye ko nshobora kumufata n'abanyerono tukamutwara nitumutwara tuzamusubiza ariko ujye wijana ryari ririmo nkorera geste nk'umuyobozi ariko byihore ntubiza ariko oya we uragikora ndabikora kabisa reka nkubwire bibaye ngombwa no yajya agenda akayisiga we kuko nabibonye ajya yigusigira kugira ngo batazayigutwara siko bimeze naho ubundi kuvuga ngo agiye yijyanye nari narakobanye nazenze nkora zemyo byihorere we narashinutse amaso none dore turiragwa none umeze neza ndabona n'ikibuno cyaraje none ngo bamuntwara bakamuntwara ahubwo hari ahantu nzajya hari agakecuru mbere yuko njya Tanzania hari agakecuru bandangije nzagenda nkako umuti cecekase nzagenda nkako umuti mumusige aho ciye hose bajye bamwanga barije mukunda genda reka ubwo si umusize umva reka nkubwire ntuzajye mu bapfumu ntega amatwi nkubwire ntuzajye mu bapfumu ntago imiti yubaka ubwo ugiye bakaguha ubumwica agahita bumusazi mu muhanda ngo noneho ngo ugiye kumuhereza ngo uzatuma abagore batamukunda agahita asarakira ubwo reka abana bamukunde ni na mwiza ko baramubonye nanjye ndamureba nkumva ubwoba niyo mpamvu ahantu hose ngenda gikingirana noneho wamugize umunyururu mana yanjye yaragoye mu minsi yashize namubwira umunsi yagucitse umunsi umwe agasohoye yumva ibyabaye yewe mu minsi yasize yarantorotse nasize mubwiye ngo ntuvantu urenga namusigiye ibyafura namusigiye ibyo guteka namuhaye bashuka ngo yafure arabonye ndenze yaracomotse mu muhanda bari bamwishe bagiye kumufata ku ngufu reka da kuri kw'Imana bamaso rero bamaso ku mugabo wawe ntabwo bamaso baramujyanye ahubwo nawe nuzuza ujye untegera amatwi muri buriya bagore muturanye numva hari akantu gafite ubugambo ujye umbwira rego ubu tugiye kuba inshuti noneho se ugiye kuba inshuti tugiye kuba inshuti pe ahubwo ejo mu kagoroba akazi gashoje uburyo nakubonaga nari nzi gutabasha no guhura nanjye ngo namvuge byihorere uburyo nari nakubonye mbabarira rwose nari nakwigira uburyo naje nkabona unkanuriye ijisho nyigizeho incege unzamuyeho ijosi gashambara nari mfite n'ubwoba nabonaga umugore nkavuga ngo aje kuntwarira umugabo nabona umugabo buri uriya mugabo mbere nabanje kumuha amabwiriza ariko wagira ngo nawe yaranshaka nabanje kumugira inganzwa ndamwigarurira muha amategeko yose ninjye wari umugabo urebye mu rugo ariko ndebye uburyo arimo kugenda mfatana kwaje mu buriri nyine nawe urabyumva numva ni hatari numva harahiye numva ni mwe yewe ubahinyereza ndakanigegere numva wowe nze nkore ukuntu nkwishyuriza amafaranga itonde oya narakize byaratunganya nta warakize waranze kunyishyura 500 byanjye nyishyura 500 mugura wandimo umene 10% twemeranyijwe y'imitungo rwa rukecuru rwagwaye Ere mudugudu namwisaniye niko sha uje muri quartier utangiye kwigira ikihebe kiri aha ngaha kizajya cirirwa kirukanka cyambura abantu yifate ntacyo bitwaye ni telefone kanone mereza ku neza banza nyumva cyangwa ngushyire mu jipo kinyibirishiriza yewe
mpereza ku neza. Ntabwo wambabarira mugabo. Ibyo ndi kukubwira uri kubyumva? Nese ku buryo mumfata nk'igisambo ngewe nibyo. Nayo mba. Umva oya mureka hano. Uretse yageze mu ndi umuyobozi. Itonde. Mpereza na Jim, mpereza hano. Banzo mpereza hano. Ntabwo ufite uburenganzira bwo kubibika. Baro mudugudu. Byagenze gute kuki utari kwishyura na Jim? Mudugudu reka nkubwire wa mubyeyi we. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, sibyo? Urumva hari uburyo ubamo bikaba ngombwa nyine ko ugomba kugaragara nk'umukire. Uburyo utari kuvuga ni ubu wavuze. Wowe niriya mbwa y'uyu mugore mwaragiye mwigira karaha kajya muri ubu. Wampaye amahirwe koko ukambabarira. Amafaranga hano. Wambabariye ko ndi amafaranga yanjye nta kindi kibazo ufitanye nawe. Urishyura uyu musore. Sinakubwiye ko ndi imfubyi. Nta babyeyi ngira nta. Akwagire ku imiteto ushaka. Nukuri ndwana. Ko yagukijije wanyishyuye. Umwana wanjye baramwirukanye hejuru yawe. Ntabwo ndakira nukuri. Uriya mugore wawe afite amafaranga make. Nurumva reka nkubwire mudugu nkubwize ukuri. Mu by'ukuri koko uriya mugore mu byo simbihakana pe. No Jibu ni kandi kikoreka umunyamanyanga atangira kuvuga nyine vuga icyo ushaka kuvuga nyine ukuntu bimeze. Urumva no Jibu niwe waduhuje, sibyo? Urumva abahuje waramwishyuye ibyo mwari mwasezeranye, warayamuhaye amafaranga mwumvikanye. Nendaga kumwishyura, nendaga kuzamwishyura kandi dene ndaryemera. Noje twe duhura nkubwira ko dene ntaryemera. Uyu munsi ugomba kunyishyura, utanyishyuye umunsi bivamo. Nase no Jibu n'imyenda ndagukuramo. Hanyuma mureka gukuramo kuva ku ishati kugera ku nkweto cyangwa nkujyane kuri polisi. None se reka nkubaze. Cyangwa uramwishyura hitamo kimwe. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo wa 12 haravuga ngo haragowe abantu bazahohotera abandi, sibyo? Ntacyo babaziza. Ariko aka kanya ndemera ko ngewe hari icyo ndi kuzira. Uremera ko wamuhohoteye ahubwo? Ubwo se ntazajya ndwanisha kadisi ry'uriya mugabo urabona batamuntwara. Muntwara zase bamuntwara. Ubwo se wagiye kumbwira ngo abagore b'inahana namashinga amatwi wabivuga gutabiza imbabarira de avegese ubwiye. Nibwo wajya wumva nyine ikiza cy'umugabo. Gushare ko nawe wabyihoreye uzi umunyenga w'umugabo. Ntabwo ashana narapfaniranye wa data we. Uzi yarima kubita ko ntacyo we. Nanjye ko mita nshugura nawe ugafunga. Ayi. Abigaburira amazana byihorera rwose gatatu. Mwumva ndimo ndahanura hari ubwo mvuga ngo ri. Nyine ntumwishyure. Ngaragara nk'uwamwambuye pe. Ngaragara nk'uwamwambuye ariko ntabwo namwambuye kuko idene ndaryemera. Ubwishano ugiye kuribona rero. Nuko ni mu Rwanda. Nta mudugu. Waretse nka kiniko. Oya. Kwica umuntu ni icyaha. Kwica umuntu ni icyaha, sibyo? Gusa Yesu yabambanywe n'abambuzi, sibyo nakwitwaza. Ariko naje uretse gatoya mvugane nawe. Tambuka uretse gatoya. Murekure ntaga ncika. Naje ntaga ncika. Uretse nze nawe yakoze ikosi rya Jibu. Uretse ntaga ncika na Jibu. Uzi wibeshye ukarya ruswa nkabura amafaranga yanjye. Na Jibu. Ibyo by'umudugudu. Hari ruswa nzeho. Uretse ngenze nkwereke mbanze mwibarize. Hari bangarega nk'umuyobozi ntashobora kumukoresha. Jya hirya gato mbanze mvugane nawe. Agenda ujye hirya hari cyangwa ujya ku ruhande. Mbanze tambuka ujye hariya hirya. Uramuntu ntashije agaciro. Nzenze nkwishyuriza. Bura antesheje agaciro. Urumva ko umuntu w'umugabo bamufata nk'imbwa bakamufata mu mashati. Kuko kwema ingofero akira sha ngahambara. Nta muntu w'umugabo ukura mu ndi ngofero. Urumva nta muntu w'umugabo ukura mu ndi. Akira na telefone. Sibyo. Wow. Umva mbaza nkubwire. Umva ndeba hano. Ndeba hano. Nyine umva mutugure kakubwire. Ndebe hano. Yego. Ibintu ngiye kugusaba. Wemera ko wambuye uri hamwe. 500 nabimenye ko wamwambuye 500. Nyine urumva ngiye yandangiye umugore. Mbega umugore uryoshye shaho. Yo tata kwe. Araryoshye. Reka nkubwize ukuri. Aryoshye kurusha amamesa. Araryoshye urumva? Yewe data we. Sinari nzi ko nzi koga. Ubu nice kanzajya no mu marushanwa.
mfite umugore uryoshye wa mugabo we. Ibyo si byo nshaka kumenya, rekeraho. Ibyo ntabwo ariyo nshaka kumenya, nashaka baryoshye cyangwa abishye ntago nzaza gusangira nawe. Burya hariho abagabo biba abandi. Nyumva. Hari abagabo pe biba abandi pe. Ariko uri kunyumva, ndeba hano, nyumve. Ndashaka mu mafaranga 500. Ngumva nta kintu ukwiye kuvuga wambwira. Reka nkwereke rero. Kamwere ko mugiye kubigenza, mugiye kubipanga. Sibyo ntiriwe njya kuri. Njewe hari ahantu umugore, hari sambu umugore yampaye. Sibyo? Twebwe tugiye kugenda iyo sambu. Nyimuhe dufite ibintu umugore wanjye afite